ikindi Imana yankoreye gikomeye nuko yamaye agakiza ku buntu. Yamaye agakiza ku buntu, ntabwo narize ukuntu agakiza kamera, kubera ko numvaga yuko agakiza kugira ngo umuntu agatunge ari ibintu bitoroshe. Ubwo rero Imana agakiza narayishimiye. Ubwo rero agakiza ikama yakamaye shoje kunywa cya kimodoka cya Bralirwa cy'inzoga kira kirekire. Urakibona gute se ubwo nguko? Kirekire nakinyoye. Ubwo kimwe gute? Igice cya mbere cy'inyuma n'icya kabiri narakinyoye. Gute se? Ikimenyetso gira ko nakinyoye nuvaho mu myaka yanjye 25 nuzuye niho naretse kunywa inzoga. 25 numva ko kuva icyo gihe niga natorokaga ikigo ngiye kunywa inzoga kandi nakoreye Bralirwa geza ku cyiciro cyo kunywa amagazi ya Mitsingi nkagenda ndamahoro. Rero Yesu yaje kumpamagaye za nzoga zibihuramo. Ubu cyoro nacyo ni ikindi kintu gikomeye. Hanyuma rero nkabwira umuntu wese unkurikiranye ngo hanyuma itakura umuntu nawe utagira gute itamushyitse. Hanyuma ahantu herere ntabwo nzi situation urimo, ariko witegure ko neza y'Imana. Ariko twebweho iwacu dutegereje umukiza kwa Safa uzahindura byose bishya akatugabira ubugingo bw'iteka. Tuzabwira iyi si wasiburabeho, tuzabaza urupfu urubori rwawe rurihe. Abamarayika baradutegereje biteguye kutwakira mu birori byo mu ijuru. Abamarayika baradutegereje biteguye kutwakira mu birori byo mu ijuru. Tuzimuka TV. Amahoro ya Kristo nabane namwe bakunzi bacu mubana natwe kuri iyi miyoboro y'ubutumwa bwiza. Turabasuhuje, nimugire umugisha w'Imana. Imana twizeye twayiringira, nibane namwe. Nitwa Ruferedi Misago, nejejwe no kubana namwe no kubaha ikaze aho muherereye hose ku migabane itandukanye, mu bihugu bitandukanye. Tubahaye ikaze, tubashimire mwebwe mwaze gukora subscribe, kandi nawe utarayikora ni umwanya mwiza wo kuyikora. Ntacyo bitwaye, nta n'ikindi kiguzi biri buze kugusaba, ni ikimenyetso cyiza gusa kigaragaza ko mu by'ukuri uri inshuti yacu kandi ukaba n'umuvandimwe. Hano kuri kamera tuhafite umukozi w'Imana. Imana iduhaye kugira ngo atuganirize twumve icyo Imana imushyize ku mutima, ariko ndabanza mwakire kugira ngo abasuhuze. Ni amahoro? Ni amahoro. Imana irakurinze? Irarinze neza cyane. Umeze neza nta kibazo? Ndashima Imana. Ntabwo ufite ubwoba bw'ibihe? Ntabwo bw'ibihe. Ni iki kiguteye gutinyuka kandi abandi bafite ubwoba? Ni ukubera yuko navuganye n'Imana. Icyo cya mbere kintinyura, kubera ko iri hejuru ya byose. Ibyo biteye ubwoba, Imana iri hejuru, niyo mpamvu ntinyutse. Hari ikintu wavuganye n'Imana? Kirahari. Hari ijambo nasomye rivuga ngo nicyo abayuda barusha abandi, bagendana ibyavuzwe n'Imana. Yego. Ubu ufite ijambo ryavuzwe n'Imana niryo rituma utagira ubwoba. Rirahari. Imana ishimwe. Reka tugusabe usuhuze abakunzi bacu ndetse unabibwire. Mbere ya byose mbanje kubasuzuma mu izina rya Yesu Kristo rifite ubushobozi n'ububasha bwo guhindura ubuzima n'amateka. Njyewe ugiye kubagezaho amagambo y'Imana n'ubutumwa, banyita Himbara Jean Paul, bampamagara Pawulo. Hanyuma nejejwe no kubasuhuza ahantu hose muherereye, kugira ngo tugendane tuziranye. Uragira uti
bakwita na Pawulo. bananyita Pawulo cyane. Iryo zina kukwita Pawulo ubwo ntibifite impamvu? Irahari. Byaba bifitanye isano na Pawulo wo muri Bibiliya se? Yego. Imana ishimwe, turaza kubimenya. Reka tugusabe hanyuma usenga Imana. Numara gusenga Imana turaza kukwakira n'ubundi kugira ngo dukomeze tuganire, ariko unatugezaho ikimana gusize ku mutima. Reka duce bugufi dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina y'Umwami wacu Yesu Kristo, muri iki gitondo cy'uyu munsi tubonetse imbere y'ubwiza bwawe kugira ngo duhamye ishimwe n'imitima yacu. Mbere ya byose weze umubiri n'ubugingo kuko ari byo bizakubona, kandi ubane natwe mu kiganiro tugiye kugira muri uyu munsi. Ubwiza bw'Imana bukayangana ahantu hose irivugabutumwa rigera, kandi ubwiza bw'Imana bukomeze gukangurira abantu kugira ngo bakurikire Imana. Urakoze cyane rero kuko wemeye kubana natwe kandi ko ugiye gukora imirimo n'ibitangaza. Urakoze ngo abana natwe muri byose, tubyatse twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Pawulo rero reka tuguhe umwanya utugezeho, cyangwa se abakunzi bacu ubagezeho ikimana yagusize ku mutima, ubagezeho ubutumwa umwami Yesu yaguhaye kugira ngo ububagezeho. Ni karibu. Mbere ya byose nshimiye Imana cyane. Ubutumwa mfite uyu munsi buboneka mu Byakozwe n'Intumwa igice 28 umurongo wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe w'amagambo aravuga ngo incira iruma Pawulo ntiyagira icyaba. Umurongo wa mbere, tumaze gukira tumenye ko icyo kirwa cyitwa Melita. Bene gihugu batugira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana, incira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Kane, bene gihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye, baravuga bati ni ukuri uyu muntu ni umwicanyi, nurara nubwo yakize inyanja idacurwa kibera, ntimukundira kwabaho. Gatanu, ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyaba. Babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana. Aya niyo magambo y'Imana tugiye kuganiraho, Imana yasize ku mutima. Ahangaha tubonye umuntu w'Imana Pawulo yari ari kumwe na bagenzi be, bahingukira ahantu hitwa Melita. Bageze ahangaha Melita ntabwo bari bahazi kuri icyo kirwa aho batungukiye, kuko bari bahuye n'ikibazo amato bashwanyukiraho nzira, ariko bagiye bibona ahantu bari baherereye, ntabwo bari bahazi, bahamenye nyuma. Bamaze kuhamenya nyuma rero bagera ku bantu bari bari kumwe nabo, bagera ahantu bari kumwe nabo, n'abo bantu bari bari kumwe mu bwato. Noneho bakimara guhinguka aho hitwa Melita, ngo abantu bo muri icyo gihugu cyitwa Melita bakira Pawulo na bagenzi biwe. Bakimara kubakira ngo babagirira n'impuhwe n'imbabazi, babacanira umuriro. Yego. Uyu muriro babacaniye wari uwo kuwuta kuko guhari mu gihe cy'imbeho. Yego. N'imvura nyinshi. Noneho Pawulo ngo babona bagenzi be bari kumwe, babacaniye umuriro, barishimye, ariko nk'umuntu ari mu mwuka w'Imana haratekereza rero, aravuga ati ariko abantu ko bacaniye umuriro ntanjye wacana uwanjye. Arabateye umuriro w'abandi ntabwo bamara imbeho, nanjye ngiye gucana uwanjye, nanjye kanicanira uwanjye. Arangije ahita afata umuganda w'inkwi, niko biri tubwiye,
waraziteranya arangije rica akimara kuzicana Pawulo abona ibintu bidasanzwe ako kanya muri zo mu muriro ndani katikati hahita hasohokamo ngo ikintu kitwiciye igikuru iki kintu kije ngo Pawulo ngo kibafasha guta ku gikonjo ariko naje gutekereza namenye ko bari bano baturage batuye kuri iki kigo cyitwa Merita bari bazi amakuru bari bayafite kubera ko iyi nzoka hari ikintu bayivuzeho baravuze ngo ntabwo ureba yuko yacize inyanja idacurwa kibera ntoreba yakiza ku nyanja idacurwa kibera ngo ariko iyi yo ntabwo ukunda ko agira gute ntabwo abaho ngo Pawulo arangije afata mu icyo gikuruka ngo agikunkumura mu muriro ngo ba bandi bari bari aho ngaho bavuze ngo yacize idacurwa kibera iyo ntabwo umukundira kwabaho ngo bafata umwanya babitegereje ngo barebe ukuntu agiye gupfa akidutse cyangwa agapfa abyimbye ariko babona ngo nta kintu abaye barahindura bati ni Imana hanyuma wowe unyumva ntabwo nzi ikigufashe igikukurutseho igihe kirekire ariko hari abategereje ko wapfa ariko akanya nk'aka ngaka yakijije Pawulo na rugingo n'ubu iracyakiza abantu bayo haleluya amen yakijije Pawulo na rugingo n'ubu iracyakiza abantu bayo nicyo gituma muri aka kanya no muri isaha umuntu nkurikiye aragira ngo utangarize mubwire mu kintu tumaze igihe kirekire mwamavuganye nanjye ntabwo gipfuye nta n'ubwo gicirutse ahubwo uyu munsi wa none kikuvuyeho ikimenyetso kigaragaje ko kikuvuyeho ni uko ugiye kuzatanga ubuhamya yuko cyakuvuyeho kimara kumva wowe n'ubutumwa hanyuma ndagira ngo nkubwire ngo ugire kwizera kandi ucane umuriro Pawulo acanye ni umuriro w'amasengesho ubundi ari umuriro w'amasengesho uhita utahura ubukonikoni ugatahura abapfumu ugatahura ibintu bikomeye bitandukanye niwo muriro yacanye yarasenze yarashyizemo isengesho yiwe nk'umuhanga ahita avumbura ibintu byinshi byari biri aho ngaho hanyuma ndakubwira ngo wowe uteze ubutumwa bwa Pawulo aho uzakarajya hose naho uzajya uri ujye nawe ucana umuriro wawe ntukemere ko gucanira ngo ugende unyuzwe ubundi umwotano ntabwo ujya unyurwa ahubwo umuntu wicaniye akawicanira niwo muriro wonyine ubasha gutuma umuntu abasha kuba yashira imbeho hanyuma rero Imana ishimirwe ibingibi bwari ubutumwa bwa Pawulo nabagezaho na bagenzi biwe mbamenyesha yuko mu ijuru hari Imana ifite imbaraga nyinshi yabanaga n'uyu mugabo witwa Pawulo yarayizi neza ntabwo yitiranyaga nicyo gituma yafashe umwanya wo gusenga noneho arangije asobanukirwa ibintu byose biri barakorerwa aho ngaho ubutumwa nababwiraga ngo ikikuruka cyagufashe kigukuweho ikindi kigukuweho ni iki ngiki Imana yo mu ijuru nijoro sinziriye yambwiye amagambo akomeye yambwiye ngo abazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari iki ni ikintu kimwe Pawulo yakoreye hano hantu cyitwa icy'ubutwari hanyuma nawe rero uneza amatwi Imana yawe nigukomeza kandi umuriro wawe ntukemere kugira gute uzima kuko Uwiteka avuze ngo akongereye imbaraga kugira ngo ubashe gukomera ku munsi mubi w'amakuba no ku munsi w'ibyago Imana y'amahoro ibaho umugisha ubutumwa mwari mwumvishije bwari buri ku gikururuka kimaze igihe kigufashe ariko ngutangariza ngo yakijije Pawulo idacurwa kibera nawe imbwiye yuko igukijije yamurinze kubyimba igikonjo igikururuka cyamufashe Imana imbwiye yuko nawe icyo gikururuka cyagufashe kigukuweho kandi nta kintu uri bube bari bagabo ikigeragezo umaranye igihe kirekire reka rero mbabwire ikigeragezo umaranye igihe kirekire abantu bose bamaze kubona yuko baranakibonye barategereje ko kikwica baragitegereje bategereje ko kikwica ariko iyakijije Pawulo yavuganye nanjye ngo nkubwire ngo ntacyo kikigutwaye nuko iyakijije Pawulo yagize gute yantumye ngo mubwire hanyuma kandi ikindi yambwiye ngo ukomere kubera yuko iyo wakurikiye ari ukwizerwa n'ibindi byose bagira gute izabikora reka dusoze rero dushimira Imana kubateza amatwi ibivuga butumwa bw'uyu munsi babwira ngo amahoro y'Imana yo muri mwebwe no gukomera bikomeze kubana muri mwe hanyuma rero ngiye gusengera
abantu bafite ikintu gikuruka kibamazeho igihe kirekire, nimara kubasengera bazaduha ubuhamya bw'iki Imana ikoze none ahangaha, kubera ko numvise hari ibintu Imana igiye kwitagura none ahangaha, igiye kubitagura. Numvishije umuriro w'ijuru wigeze gufungura Pawulo inzu z'imbohe, hari abantu ufunguriye amarembo yarafunze ku buzima bwabo. Kandi hari n'ikindi kintu numvishije Imana ivugana nanjye, irambwira ngo wowe wumvishije ubutumwa, Uwiteka arakugendereye, yongeye kumurikishiriza umucyo mu maso hiwe, kandi wongeye kugirwa neza n'Imana. Reka rero musengere, ndasengera abantu 6 bonyine. Uwo nsengera wa mbere n'urwaye umutwe udakira, uwa kabiri arwaye umugongo umumereye nabi, uwa gatatu ni ukuboko kumwe k'uburyo kwagiye paralize, uwa kane ni ufite ikibazo cy'akaguru, uwa gatanu ufite ideni ryamuzengereje. Hanyuma aho mumurikiye mwese ngiye gusengera, kandi mu izina rya Yesu urakira. Data wa twese uri mu ijuru, the name of Jesus, she epefo otakita binifo darai gloria, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo bifite ubushobozi n'ububasha bwo guhindura ubuzima n'amateka. Fashe miri uburwayi bw'umutwe butesheje agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Mana ndagushimiye ko muri aka kanya n'isaha ukirira umuntu urwaye umugongo uguwe nabi, kuko umwami w'amahoro mbonye imbaraga yawe mukiza, kandi uwera wa Israheli mushimiye kukirira umuntu ukuboko kwarimo kumuguye nabi aragiye gukora paralize. Mushimiye yuko Nyiringabo Imana ukirije kuno kuguru mu izina rya Yesu Kristo. Nyiringabo Imana gushimye cyane, kandi ko ukuyeho ikigeragezo gikuruka kimaze iminsi kuri abantu bawe. Nyemera rero muri uyu munsi neza y'Imana iboneke, bwiza bw'Imana bukayangane mu izina rya Yesu. Dayimoni nakwirukanye, aho hose nakureba, umva umwuka w'Imana uhunge, sohoka muri iki gihanga, sohoka muri uyu mutwe mu izina rya Yesu, sohoka muri uyu mugongo, sohoka muri aya maguru, sohoka kuri uku kuboko, katika jina la Yesu. Umva umuriro w'Imana, umva imbaraga y'Imana, genda mu izina rya Yesu. Mwami Yesu Kristo, ndagushimye cyane ko muri aka kanya n'isaha uvuganye nanjye kwishyura ideni ry'uyu muntu rimaze igihe kirekire, kuvuganye nanjye ko muri aka kanya n'isaha ushubije umuntu ku ishuri yari yabuze umuntu umwishurira. Mu izina rya Yesu ndagushimiye cyane kuvuganye nanjye muri iyi saha, ko uhagurukije ikirema cyari kimaze iminsi gisabiriza, kuko hari icyo ukoze mu izina rya Yesu. Nyemera rero wera wa Israheli, imbabazi zawe n'urukundo rwawe rusakare ku isi hose. Byari byiza rero Uwiteka ko twaguma muri uyu mwanya, ariko turagushimiye. Neema shimwa, habwa icyubahiro, bunugwe n'amahoro yawe no gufashwa na Mwuka Wera ubane na bera bose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana y'amahoro ibane namwe, kandi Imana irakoze cyane, kuko mbonye Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Ikimenyetso cy'uko Imana ikoze ibimenyetso n'ibitangaza mu gihe gito cyane, urajya kumva wumve abantu bakubwira ibintu Imana ikoze, kuko njye mbonye Imana ibikora, nayirebye mbonye nabikoze. Mbonye Imana izura, mbonye Imana ikiza, mbonye Imana ikura ibikuruka, mbonye Imana ikora ibintu bidasanzwe. Hanyuma amahoro y'Imana bari n'umuntu wese twabanye muri iki cyigisho cy'uyu munsi. N'ubutumwa nari mfite, nengeye kukubwira ngo ntuhumure, igikuruka cyagejejweho umwanzuro. Imana yafashe umwanzuro wo kukigukuraho, kandi nta kibaye. Amahoro y'Imana bari namwe. Shalom.